none se vie komera kambwira ko mukuru wanjye amucakiye cyane icyo cyane kirashanyagurika Atamazi musasa cyane isukari majyana ye babo arafashe arafashe igisupusupu bacita soreye isoreye igisupusupu birumvikana none se vie ndakumva mwa icyo cyane ni wanyara zabanzanye ibirindu vie wacu kabirindura cyane cya mukuru wanjye zabanzanye inyinyiri ye baba wewe zaburenze vie azasanga Kwisinda nabankuba rwose none se ngiye ko natigeze nza kugufasha gutura mere wawe hasi ubwumva byaba bimeze bite tugende musaza tujye gusaba tugukererwa butira mwana turutaho none se vie wanjye cyane gifite nayikondi meneka arameneka arameneka icyo cyana ahubwo mukuru wanjye ninanirwa tugende wanyu nzajya mufata kugitura uzakibimbira tugende wanyu nzakibimbira agiye kugenda nyine nibyo reka agende yarakuze ntabwo nje nabyiyumvisha cyari umwana aho yagomba kubaka urwe niko bikorwa rwose nakoze ndumva twashyira biri hasi tukareba uko twaganira Jesus is Lord murakoze sibyana abuno tubushyira hasi cyangwa tubanete Yesu vie wanjye wigwitinda tubikora amabuno hasi igikanu nk'ikimbo twasizeyo akareka nawe uraho nakicaza ibuno ibuno ryanjye reka nawe nakiraza vie wanjye uzi ko ndi gushaka icyaha twemere tububahe nyine ubuno hasi ji umva umusaza ndashaka icyana we pacino wenda kwemera hasi ji hasi ariko nyine nakonde bishaka se musaza wanjye atacha natwaye icyana utyo shiro reka tukirebetane wane cyana tugomba kugitwara ku buryo igihe tuba turi mu rugo uri wenyine nyine igihe uzajya ubudahari ushobora gufata vuba noneho ngahita musimbura nkafata hasi ntago ari ukubikora wowe nyine ako turabubashye niko bana ba abo bantu bazana gutya bose wagira ngo ni isoko ko mutanteguje bimeze bite mumbwire bana banjye bimeze bite none se uyu ninde ndibutse rwose ni gahunda yindi yo kuza nyine mukabiganiraho ubundi nkicikira okay erega buri agatama keshi nikoye aho harimo iki ko ah mai nko muhundo waruje indiri mwene gapfa cyo ni mundorere musaza vie twaje gusaba umugeni vie icyana cyanyu tugomba murakoze katwakire muzehe karibenda bari inkange ntago ari ukubikora wowe ijambo haguruke atubariza aba bantu ikibagenza kubereye impamvu n'ingofero ndayitaye ntabwo bishoboka abasaza reka njye numiwe ahubwo ndibaza mumbwire icyo gitekerezo mwakizeho gute ngo duhaguruka twivuga nk'abasore b'indoro iki tugenda no gusaba umugeni wanjye tukamujyana ibyana nkabishyira ibyana byanjye bikamunyinyira Shuma basoma kuri mu bindi ngaho nyinyira di tuza nkumve ko njye narumbiwe mu bwonko vie ngaho gerageza numara kuvuga ijambo ndangutse none se vie wanjye kumuzike gahunda yose ari ngiye kukinye muri kuncisha eh nkwisinda nabankuba ndumva none ijambo ryasohoka kabisa
gira vuba abantu ku mundi nanjye nibonera. Aseviye nibi byarimo kumfatira. Ndabona mumaze kwica akanyota, ndabona imitwe mutagejeja. Mwatubwira icyabazanye kugira ngo tubafashe. Murakoze. Umusaza fiye. Ibyo bintu uri kuza kuragira twiba umugeni wagira ngo tukune. Jesus is Lord. kubyemera ariko se ndibaza mufite inka zingahe mwazanye Haye mite bami. Abaji tugiye kumukaraga imbebe ebyiri. Jesu. Imbeba bo. Imbeba biri mu cyumba cyanjye nizere ko mutari buyiza. Hey! Haye mite bami. okay niba mufite akabaraga muzaza nanjye ndiyizeye None se viye wanjye cyana tuzakinira abantu. Vie, birashoboka ko cyana bakikwimye. Tuzagaruka tukinera. Gendera abantu. Twigende. Uramuduha cyangwa ntabwo umuduha? ibirara nkamwe ntago nabaho umukobwa wanjye ntago namubaha rwose Sorry ass DJ.